Gari imbaraga z'Imana. Mana wambwiye ngo hari izuba rikomeye rigiye kuva mu isi, byorezo bikomeye maze bikaza. Ndabihagarika ibyorezo. Niyo mpamvu nguhamagaye, hari ababyeyi bararabarira, hari abagabo bararabarira, barizwa n'ingo zabo. Yewe Uwiteka nyaguhora ku ngoma, ndaguhendahenze. Abani barengegwe nawe, abani batabagwe nawe, abani bavuganirwe nawe, abani barengegwe nawe. Aba babyeyi bararabarira, barizwa n'ingo zabo. Hari abantu bananiwe, hari abantu baremerewe. Yewe wari uri ku musaraba umaze kumena amaraso, wavuze ijambo rikomeye rango mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Wahamagaye abasore, wahamagaye abagore, wahamagaye abagabo, wahamagaye abakobwa. Imbere yawe niho umuntu aruhukira, imbere yawe abagwayi baracira, imbere yawe ubugingo bwabe. Ngwino ubumuterankunga, ngwino wigaragaze nk'Imana, ngwino wihesha icubahiro mu izina rya Yesu. Ndaguhamagaye Baba, ni wowe nzaniye invitation kugira ngo wigaragaze nk'Imana. Naje rebone taya jesikide bone mandiko yasika shando enema rabone kota rawirigide rerezonima taya binifo shandola wirigide menita rarazonima tarazonimanda. Hari abazinima, hari abasore bagumiwe, abakobwa baragumiwe benshi. Hari abo bagiye bavuma imivumo ikabafata nkuko nanjye bari baramvumye. Abandi hari abantu benshi banze ejo hazaza, hari benshi bagiye bamvuma ibintu byinshi. Hari no wambwiye ngo ubukwe bwanjye ngo ndiruhiriza ubusa ngo buzavamo super deep gusa. Nimba ari ubukwe bwa super deep sinzabutaha, kubera ko mu gihe cya kera cy'ubuhamya bwanjye hari igihe nigeze kubamo ibyo kurya byanjye ari super deep. Noneho nkajya nirirwa na gacupa abantu bakagira ngo ni fanta kandi ari super deep. Noneho hari abantu bagiye bambwira ngo nimba ari ubukwe bwa super deep sinzabutaha. Hanyuma rero imitongero y'abantu cyangwa se imivumo y'abantu urebye nabi iragufata, ariko mu masengesho niho Imana ikorera imivumo. Rero niyo Imana iraguhafata. Imana ifite amaboko menshi, Imana ifite abantu bumva, ifite uburyo bwinshi bwo guca inzira. Hari abantu Imana ifite yashigaje kugira ngo bakubere amaboko. Hanyuma rero nari ndimo ndasengera invitation mpimana invitation yitumira ngo izaze mu bukwe bwanjye kugira ngo izabubemo. Ahantu Imana iri ntago byanga, ahantu Imana iri ntago binanirana. Hanyuma kandi nari mboneyeho no gutumira abakunzi banjye bo kwirembo ryera kugira ngo bazabe mu bukwe bwanjye. Abari mu Rwanda ndabatumiye bazabe mu bukwe bwanjye, buzaba ku itariki 3 kwezi kwa gatandatu. Gusezerana imbere y'Imana ni i Remera kuri ADPR. Noneho sare aho tuziyakirira ni Kibagabaga kuri Nyampinga Park. Noneho Imana ikorera mu bantu. Iyo umuntu atumiye abantu aba bakeneyeho imbaraga z'amasengesho n'imbaraga z'umwanya ndetse n'imbaraga z'amafaranga. Abari mu Rwanda banwerere, abari mu bihugu bitandukanye tuziranye nabo tutaziranye banwerere mu izina rya Yesu Kristo kuri 07 82 76 8 33 07 82 76 ubu bukwe nta muntu utabushyigikira kubera ko ubukwe bw'umuhanuzi. Erega hari abantu IREMBORYERATV IREMBORYERATV
Reka tubasuhuze shuti bakunzi birembo rigera tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye kandi tubabwira ngo mukomeze kugira impagarike n'ubugingo ndetse n'ubuzima. Imana ibahe umugisha. Ni Cyprien Hakizimana kuri mikoro nkuko bisanzwe, ariko kandi tunabwira wowe twari dukumburanye cyangwa se we wakundaga bya bihe, twagarutse muri wa mwanya mwiza muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi, aho tugira gutya tugasanga abahanuzi twemera bafite icyo bafite, bashobora kugira icyo babwira abantu, tukagenda bakatubwira icyo Imana iri kuvuga muri ibi bihe. Hanyuma turi ku musozi muremure cyane, umusozi ufite imbaraga, umusozi navuga ngo ni umusozi ukaze cyane, aho tugiye kureba umuhanuzi uri mu bihe byiza byo gusenga kandi arimo asenga ku byifuzo Imana yamuhaye. Dukoze rero uru rugendo, ndagira ngo wemere tugendane, ariko kandi tukwibutsa wowe utari wakora subscribe uyikore, ndetse na comment birumvikana, ariko comment ifite ikivuze, ifite ikisobanura, ifite ikifasha kubayisoma, kugira ngo ibintu byose bigende uko byakagombye kugenda. Hari abantu rero bahisemo gushakira Imana ahantu. Ibi kandi ntibikuraho ko umuntu akwiriye kuba mu rusengero, ntibibujije ko umuntu akwiriye kujya mu rusengero, kuko urusengero rusumba ahandi hose, kuko urusengero Imana yaruvuzeho. Ariko hari ijambo Imana ijya ivuga ngo nimusanga ahantu hatari abantu, muze mwenyine twihererane, musanga ahantu hatari abantu, kuko imiruho n'ibibazo byinshi bibarembeje, kugira ngo rero kuko izi byose imenye imigambi yayo. Turazamutse ku musozi, sengana natwe topile adeta force kedrere wirimando stisi kidebone wiri da fosta si egre. Sengana natwe. Wa muhanuzi ndabona tugeze hafi ye, arimo arasenga. So Kristo w'i Nazareti, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi, uravuga bikaba, iyo wategetse birakomera. Uri Arufa na Omega, uri itangiriro n'iherezo, na wakubanjirije Mana, na uzaguheruka. Uri Imana y'abagufi n'abarebare, uri Imana y'ibikara n'inzobe, uri Imana y'abize n'abatarize, uri Imana y'abafite akazi n'abashomeri, uri igiti cyiza cy'inganzamarumbo, uwo warengeye ararengerwa, uwo watabaye aratabagwa, uwo wavuganiye aravuganirwa. Mu izina rya Yesu Kristo, ubwami bwawe nibuze, bwami bwawe buze mu babyeyi, bwami bwawe buze mu bagabo, bwami bwawe buze mu bakobwa, bwami bwawe buze mu basore, bwami bwawe buze mu gihugu, bwami bwawe buze mu isi yose. Ndaguhamagaye Mana, gabanya barimbuka, wongera abakizwa, neza yawe iganze. Ndi kuri uyu musozi, ndahamagara amavuta yawe, ndahamagara imbaraga zibohora, ndahamagara imbaraga zikiza, ndahamagara imbaraga zawe, ndahamagara imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Yewe Uwiteka, rengera ubwoko bwawe, abagwayi bakire mu izina rya Yesu, bafite ibibazo bihagarare mu izina rya Yesu. Le bone taya widimola jezikide bone mandiko shalala benema mene takurabo mene shala wirigide. Ndasenze yewe Uwiteka, ibyari ibibazo nyemerera ubikureho, byorezo bihagarare, nambara zihagarare mu izina rya Yesu. Ndaguhamagaye Mana, rya zuba rihagarare, paradisika parazone kota la wirigide bo shandola wiribini. Yewe Uwiteka, ndaguhamagaye, rengera ubwoko bwawe, rengera igihugu, rengera isi yose. Abari mu bitaro, reka Imana ibagereho mu izina rya Yesu. Yewe Uwiteka, abagore batwite, ndakwinginze nabo nubagereho, bya byorezo bikomeye reka bikurweho mu izina rya Yesu. Migambi y'abadayimoni
dayimoni iyo ndayihagarika, imigambi y'abagome, imigambi y'abarozi, imigambi y'umwa ndayihagaritse. Mamagaye ubutabazi, mamagaye imbaraga zawe, mamagaye imbaraga zawe. Rengera urubyiruko, rengera urubyiruko, rengera abahanuzi, rengera umurimo wawe, rengera itorero. Ndi imbere yawe Mana, ndi imbere yawe Yesu, ndaguhamagaye. Reka wururuke, byanze guhinduka bari wowe ubihindura, byanze gukunda abari wowe utegeka. Koresha itegeko mu izina rya Yesu. Mbaraga zawe Yesu reka zigaragare, mbaraga zibohora, mbaraga zibohora. Hari abagwaye ubugwayi bukomeye, baganga barananiwe, ndaguhamagaye. Garagaze nk'Imana. Hari abo basinze, hari abo bajyanye mu bapfumu, none ababohoke. Rengera ubwoko bwawe, tanga agakiza abari mu byaha, tanga agakiza mu izina rya Yesu. Abantu bawe ubahe kukumenya, abari mu bihugu bigiye bitandukanye, abo nubarengere mu izina rya Yesu. Bagwaye kanseri, none azihagarare. Bagwaye diyabete, none azihagarare. Ababuze uburyo, Imana ibarengere. La boneta ya sire, Jeziki de bone, mandiko ya sika, shala bonema, meneta ya sika, shando eneta, la bone wa ya si. Ndahamagara imbaraga, arabuze uburyo, arababuze uburyo. Ndahamagara imbaraga, imbaraga z'Imana. Mana wambwiye ngo hari izuba rikomeye rigiye kuva mu isi, byorezo bikomeye maze bikaza. Ndabihagarika, 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 ndabihagarika. Ndahagarika ibyorezo, ndahagarika ubugwayi, ubugwayi bw'amayobera. Ndaguhamagaye Baba, ndaguhamagaye Mesiya. Abagwayi nibakire, abari mu bigo bitandukanye Imana nibagereho. Abafite ibyifuzo by'ingo Imana nibubakire, Imana nibubakire. Ingo Satani yasenye ndazibohora, ndazibohora, ndazibohora. Abafite amatransferi yo kujya mu bihugu bikomeye kugira ngo bajye kwivurizayo, ndaciyo migozi, ndaciyo migozi. Maze iminsi nsenga kugira ngo Kristo ibyo abadayimoni bafashe babirekure mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndaguhamagaye Baba, ndaguhamagaye Mesiya, ndaguhamagaye Uwera. Mamagaye neza yawe, mamagaye imbaraga zawe, mamagaye gukora kwa, mamagaye ubutabazi bwa Taya bone, Jeziki debi, mandiko ya sika, shalala bonewa, lebene taya sika, zomene kutarabi. Mu izina rya Yesu, ndi imbere yawe Mana, ndi imbere yawe Jehova, ndi imbere yawe Uwera. Ndahamagara neza yawe, ndahamagara neza yawe. Ndasengera urubyiruko, ndasengera abasore, ndasengera abakobwa abari mu byaha, abo Satani yaboshe. Ndababohoye, 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 ndababohoye. Abataramenya Imana ndababohoye mu izina rya Yesu. Wanyeretse Mana, taya bonema, shandola wirigide. Wanyeretse mu kirere hari y'amasare afungiranyemo ibisubizo by'ubwoko bwawe. Hari abagiye basenga maze bagasenga ibyabo basatana kabifata, abamedi bakabifata. Aya masaha ndacingura imiryango, imiryango yari icinze, ndacingura imiryango ku bwoko bwawe Mana. Nabonye wohereza abamarayika mu bitaro bikomeye, mu bitaro byinshi biri hano ku isi. Urambwira ngo hari abari gusenga pelezonema shandora wirigide bakeneye kurengerwa nawe. Urambwira ngo wohereje imiti topi enema ndetse n'abaganga razone taya shandora wirigide n'abaganga bo gukiza ubugwayi bukomeye razone taya bini bwananiye abaganga bari hano ku isi. Uravuga ngo uriyururukiye, uravuga ngo urimanukiye, rabone kota shandola wirigide. Niyo mpamvu nguhamagaye abagwariye mu Rwanda, abari muri Amerika, abari Uganda, abari Canada, abari mu Bufaransa, mu bihugu bitandukanye. Abagwayi bakize,
abagwaye kanseri aya masaha nibakire mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mamagaye ubutabazi, mamagaye Imana ibohora, mamagaye Imana ikiza. Ni njyewe Dawidi, ni njye wa musore wawe ujya unegeka gusengera abantu. Ndaguhenda henze, rengera abantu bawe batarakumenya bakumenye, ababuze akazi bakabone, ababuze uburyo babubone, ababuze urubyaro barubone. Zomene taya widimora Jezikide bone mandiko ya siregrere. Wambwiye ngo hari abadayimoni burutse netaya rabo enema bawurukijwe no gusenya ingo no gutandukanya abarazonima abari barashakanye. Ndahagarika izo mbaraga dayimoni wasenye ingo z'aba babyeyi, ndagutegetse rekura ingo z'aba babyeyi. Wambwiye ngo hari amarira ababyeyi bamaze igihe kinini barira. Wambwiye ngo aya marira we yahaye agaciro, aya marira enetaya uje guhoza aba babyeyi. Niyo mpamvu nguhamagaye, niyo mpamvu nguhamagaye, niyo mpamvu nguhamagaye, niyo mpamvu nguhamagaye. Hari ababyeyi barara barira, hari abagabo barara barira barizwa n'ingo zabo. Yewe Uwiteka nyaguhora ku ngoma, ndaguhenda henze. Abani barengegwe nawe, abani batabagwe nawe, abani bavuganirwe nawe, abani barengegwe nawe. Aba babyeyi barara barira barizwa n'ingo zabo mu izina rya Yesu. Nabonye Kristo mwiza, yewe nyiringabo Imana. Hari abadayimoni bavuye kuzimu baje gusenya ingo z'abantu bawe. Ndategetse aba badayimoni ndabasubiza kuzimu. Ingo z'abagabo ndazibohora, ingo z'abagore ndazibohora. So Satani yasenye ndazigarura mu izina rya Yesu. Taya binifo Jezikide bone mandiko ya siregrere sasoma shalaba ya sika zonetaya binifo shando enetaya labone wa yasika lebenetaya sire. Mana y'imbaraga wambwira binitando, wambwire zonima, wambwiye ngo sataya sire Satani yasenye umurimo wawe arangije ashira igitutsi ku izina ryawe. Yewe Uwiteka ndaguhamagaye, gabanya barimbuka wongera abakizwa. Ndaguhamagaye gabanya barimbuka wongera abakizwa. Gera mu bahanuzi, gera mu baririmbyi, gera mu bashumba, gera mu bavuga butumwa bagoreka ijambo ryawe. Gabanya barimbuka wongera abakizwa. Rebone taya Jezikide bone mandiko yasika. Ndaguhamagaye Mwami Uwiteka, gabanya barimbuka umurimo wawe. Aya masaha ndawusengeye Belezonima shando enetaya. Hari abakozi Satani yohereje kugira ngo zonima abatucishe zina ry'Uwiteka. Ndaburana ndarazonema belezone kota. Ufite imbaraga, rengera umurimo wawe, rengera umurimo wawe, rengera umurimo wawe, rengera itorero, rengera itorero, rengera itorero, rengera itorero, rengera itorero, rengera itorero, rengera itorero. Belezonema shando enetaya. Muririmbyi niko yavuze, yaravuze ngo nimuze mwenyine twihererane munsanga ahantu hatari abantu. Arango dore imiruho irabarembeje kandi urusaku rurabaruhije. Jambo ryawe niko rivuga, riravuga ngo ukunda abagukunda kandi abagushaka bose abo nibo bazakubona. Rabone taya widimora. Waramamagaye kugira ngo mbe igikoresho cyawe. Ntabwo naje aha kwiyamamaza, ahubwo naje mu nshingano wamagaritse. Hari abantu barushe, hari abantu bananiwe, hari abantu baremerewe. Yewe wari uri ku musaraba umaze kumena amaraso, wavuze ijambo rikomeye rango mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Wahamagaye abasore, wahamagaye abagore, wahamagaye abagabo, wahamagaye abakobwa. Imbere yawe niho umuntu aruhukira, imbere yawe abagwayi baracira, imbere yawe ubugingo bwa benshi burarokoka. Imbere yawe ababuze urubyaro bararubona, imbere yawe ababuze uburyo barabubona, imbere yawe ibyanze birakunda, imbere yawe ibyanze guhinduka birahinduka, imbere yawe ibyanze gusobanuka birasobanuka, imbere yawe ibyorezo bivaho,
imbere yawe maze igihe kinini nsenga urarazone manda la wirigide bone mandiko yasire urambwira ngo uje gukura ikibazo shando enetaya ku bantu bawe. Harazenebo, harababyeyi barushe, harabakobwa barushe, harabasore barushe, abo Satani yaruhije, ndaguhamagaye Baba, abo ngabo nubagereho, ndagutuma mu babyeyi, ndagutuma Baba, ahari ibibazo, ibyo nibikugweho, sharabinima, taya binifo, jezikide bone. Netaya widimora jezikita labone wayasika mana y'imbaraga mana y'icubahiro wambwiye ijambo rikomeye ndimo ndasenga rabo enetaya urambwira ngo mbese kubera icyo abantu bibagiwe urambwira ngo nzababaze ngo mbese bari bazi yuko rabo enetaya corona yabaho ikaba ku isi yose nekotarabini urambwira ngo nzababwire ngo nkuko batazi rebene wayasika imigambi yawe nkuko batazi sharabayasire enekotara widimora icyo Uwiteka tekereza wambwiye ngo mbabwire bagushake kandi bagushakana umwete kandi bubake ubushuti bukomeye hagati yabo ndetse nawe. Urambwira ngo hari ibyorezo bikomeye biribinitaya bihagurukiye isi. Urambwira ngo mbwira abantu bawe basenge mana abari bize mana bagereho. Yewe Uwiteka kanguriye imitima, yewe Uwiteka kangura abantu bawe, yewe Uwiteka ibi byorezo wambwiye ngo pelezone kota la wirigide bone wari icyorezo cy'amayobera kigiye guhaguruka. Bantu benshi bizabayobera, bantu benshi bizabacanga. Urambwira ngo icyo cyorezo kizaba kirusha ubumara icyo bita covid rabo enetaya. Urambwira ngo kubwo amasengesho yabera niba gutabaza uzabatabara. Niyo mpamvu nanjye ndi mu masengesho kugira ngo utabare isi kandi utabare igihugu cyacu. Kandi wambwiye irindi jambo rikomeye, urambwira ngo shando enetaya abantu barasenze ibiciro byarazonima byazamutse cyane bamaze gusenga. Urangije urabarengera, urangije wumva gusenga kwabo mana ukora icyo bagusabye. None enetaya urambwira ngo kubera iki abantu turinda shima. Urambwira ngo abantu nibaguhamagare kandi izo nima tandola wirigide bagushakana umwete. Jambo ryawe niko rivuga, rabango nkunda bankunda kandi abanshaka bazambona. Nta muntu wakubona atigeze gushaka. Niyo mpamvu nanjye ndi muri ubu butayu, ndi kuri uyu musozi, yewe Uwiteka, kugira ngo Kristo manukiye kwigaragaza no kwihesha icyubahiro kwawe. Rero nyakubahwa, wambwiye ngo hari izuba rikomeye cyane rigiye kuva mu isi. Zomene taya mandiko yasika inzara ikomeye maze gahagurukira isi. Urambwira ngo ibyo ngibyo nta kindi kizabikuraho uretse gukiranuka kw'abantu ndetse enemanda n'amasengesho arimo agakiza. Amasengesho yabera ayo niyo azazonima, azahagarikira izuba. Ayazomene wambwiye ngo hari imvura igiye rezonima, iyi nekotarabi igiye kugwa mu isi enetaya bini abantu bagahungabanywa n'iyi mvura. Ariko Kristo wambwiye ngo nsenge kugira ngo isi ive mu byago ndetse n'igihugu kive mu makuba. Rabone taya jezikide bone ndaguhenda rabone shando enetaya. Wambwiye ngo Satani yaje gusenya umurimo wawe kugira ngo izina ry'Imana rizeho igitutsi ndetse gikabije. Wambwiye ngo uje kuburana izina ryawe Satani yasenye akoresheje abakozi be. Rabone taya widimora jezikide bone mandiko wazinima. Wavuze ngo uje kuburana izina ryawe. Arazone mwanda wavuze ngo uje kuburana izina ryawe kandi uje kuburana umurimo wawe badayimoni basenyuye.
topi etaya sire bone mandiko yasika nabonye shando enema abantu basengera ahitirirwa insongero enitaya bini ari amatongo menshi urarazonima urangije urambwira ngo ninitegereze maze nditegereza maze kwitegereza urambwira ngo Satani yasenye umurimo wawe mu rwego rukomeye urambwira ngo uje kubaka topi enetaya itorero bundi busha urambwira ngo sharaboneta mandiko ya siregrere ngo nkangura abantu bari basinziriye abera bari basinziriye ngo bakanguke topi enema wambwiye ngo imigezi igiye gukama abantu bavome etaya widimora umwuma utarazinima utaraza ku isi wambwiye ngo inzara igiye gutera inzara y'ijambo inzara y'umwuka ndetse n'iy'umubiri urambwira ngo mbwira abera basenge aba basore aba bakobwa nyemerera ubakangure nyemerera ubakangure abantu bahe kukumenya 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 abari barabuze urubyaro abandi abasengeye topi enetaya sika hari sare nabonye ikomeye yari ifungiranyemo abana b'impinja benshi aba barazone taya binifo aba bana nabonye indi sare yari izinima yaririmo ababyeyi benshi cyane barimo barahamagara abana bari muri ya sare none ngiye kubona mbona uyu muryango wari urimo aba bana urafunze n'umuryango wari urimo aba babyeyi nawe urafunze aba babyeyi bari muri sare basenze bamaze gusenga wumva gusenga ngiye kubona mbona Imana yaremye ijuru n'isi ikinguye ingufuri yari iri kuri ya sare y'aba babyeyi nuko barangije ngiye kubona mbona gwarugi wari rukingiranyemo babana mbona nagwo rurakingutse imiryango yari ihita yihuza buri mubyeyi akajya afata umwana ashaka Uwiteka yambwiye ijambo rikomeye yarazonima yambwiye ngo hari abagore bamaze igihe kinini basenga basaba urubyaro basaba abana ariko basenga kandi bafitanye gahunda n'Imana Uwiteka yambwiye ngo nkubwire ngo yibutse amasengesho yawe yibutse gusenga kwawe Uwiteka waremye ijuru n'isi yavuze ngo yibutse amasengesho y'abagore ndetse basengana n'abagabo babo basaba ko Imana yabaha urubyaro Satani yari yarafunze inda yawe ariko Uwiteka afunguye inda yawe mu izina rya Yesu bari barabuze urubyaro Mana we bibuke wambwiye ngo urabibutse bishire mu bikorwa abari mu bigo bitandukanye bakire gutwita bakire gusama ababuze urubyaro ndabasengeye barubone 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 ababuze urubyaro abagore basenga basaba urubyaro ndabasengeye barubone abagabo basenga basaba urubyaro perezone kota urakoze wambwiye ngo ukinguye imiryango yari ikinze ndi mu maserebone kotarabini Jeziki de bone mandiko ya siregrere sasoma ndagushimiye Uwiteka Pelezone taya sika zonima enetaya widimora Jeziki de bone mandiko ya siregrere sasoma taya Mana y'imbaraga Imana y'ubutware Imana y'ubushobozi Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera ndi imbere yawe ndi imbere y'ubwiza bwawe kuri uyu musozi nahabaye umwaka niho wamereye isezerano ry'ubukwe lebone taya wavuganiye nanjye ibintu bikomeye rambwira ngo enima uzankorera ubukwe bw'igitangaza zatangaza buri muntu none Kristo narazone
enetabonima naje kuri uyu musozi wa munyembaraga we naje kugutumira nakuzaniye invitasiyo mu izina rya Yesu. Hari abantu bavuze ngo ubukwe bwanjye na fantazi zabonekamo ngo hazabonekamo supadipe kubera uko bari banzi. Hari abantu barezonima bavuze ngo netaya bini jezikita lawidi mora ngo nazinima ngo ntabyo kurya ayazomene bizabonekamo. Hari imivumo bantu bamvumye bavuga ngo nibizemera naje kugutumira ndaburizamo iyi migambi y'abagome, iyi migambi y'abagome ndagutumiye Mana, ndagutumiye Yesu. Hari abarazonimanda, hari abanziritse mu misozi itandukanye bavuga ngo ntibizakunda, ariko Uwiteka naje kugushimira ndetse no kugutumira. Naje kugushimira ku bw'icyo wavuze ukaba ugiye kugisohoza. Naje kugushimira ndetse no kugutumira. Nakuzaniye invitasiyo, niyo mpamvu nanjye naje gusenga no gusengera ibyo wanegetse gusengera. Ariko Uwiteka manje kugutumira mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Abavuze ngo enetaya widimora ngo hazaboneka supadipe, abuzabazane kugira ngo barebe imirimo yawe mu izina rya Yesu. Uri Imana y'abagufi n'abarebare, uri Imana y'ibikara n'inzobe, uri Imana y'abize n'abatarize, uri Imana y'abafite akazi ndetse n'abashomeri. Iyo waje gutabara nago enema utabara umuntu ushingiye aho yavuye, ushingiye ku mashuri yize, ushingiye ku bwiza bwe. Arazone taya mu mahanga yose umuntu wakubashye agakora ibyo gukiranuka, uwo ngo uramwemera. Ndaguhamagaye Mana, ngwino ubumuterankunga, ngwino wigaragaze nk'Imana, ngwino wiheshe icyubahiro mu izina rya Yesu. Ndaguhamagaye Baba, ni wowe nzaniye invitasiyo kugira ngo wigaragaze nk'Imana. Naje rebonema, rebone taya, jezikide bone, mandiko yasika, shando enema, rabone kota, rawirigide, rerezonima, taya binifo, shando rawirigide, menita, rarazonima, tarazonimanda. Hari abazinima, hari abasore bagumiwe, abakobwa baragumiwe benshi. Hari abo bagiye bavuma imivumo ikabafata nkuko nanjye bari baramvumye, abandi bakanzirika. Abandi ababohoye babakobwa ndababohoye, baba bari muri Amerika none ababohoke, baba bari mu Rwanda none ababohoke, baba bari ku isi yose none ababohoke. Babasore baboshye none ababohoke. Wa musore we waba uri hose barabivuze ngo ntabwo bizemera. Ndatangaza mu izina rya Yesu, Mana igukore ubukwe. Ari abasore bagumiwe, ari abakobwa bagumiwe, ndabohora ubuzima bwabo. Hari abasore bagumiwe, hari abakobwa bagumiwe, wambwiye ngo uje kubibuka. Mana we nubibuke, ndaguhamagaye ndi kuri uyu musozi nkuko nanjye unyibutse. Abasore bibuke, abakobwa bibuke. Rengera ubwoko bwawe, rengera abantu bawe, abari mu Rwanda abani bibukwe nawe, abari ku isi yose abani bibukwe nawe, abafite ubukwe burimo intambara. Imana nibibuke abo byayobeye, Imana nibibuke abo byacanze, Imana nibibuke. Toperezonema tandola wirigide mandiko ya siregrere sasoma. Yewe Uwiteka niweho wambwiye ngo razonema tayabini. Nsengera ubwoko bwawe, wanegetse gusengera igihugu cy'u Burundi ndetse n'ic'u Rwanda, wanegetse gusengera n'igihugu cya Kongo, wanegetse gusengera n'igihugu enima cya Rabayasire, cya Marawi, rerebonema tayabinifo.
zonetaya ndetse na Kenya. Hari ibihugu 7 wanegetse gusengera. Sataya sire, Satani yaragwishijemo imvura. Urambwira ngo uje gutabara, uje kurengera netaya bini, uje kukura igitutsi ku bantu bawe. Rero nyakubahwa, uhimbazwe kandi ushimwe kuri Uwiteka. Mana kuraho imiraba. Jambo ryawe niko rivuga, bango wica imigambi y'incakura kugira ngo idasohoza mirimo yayo kuri twebwe. Urakoze Mana kubw'imigambi y'incakura hagaritse ku buzima bw'abantu bawe, mu izina rya Yesu w'i Nazareti, amen. Amen, amen. Ngere nkuramutse umukozi w'Imana Dawidi. Abatari bazi amazina yawe wenda ubwo nabaje ku irembo ryera kano kanya, babonye umuntu abasengera, babonye Imana iguhagurukije kugira ngo utumurikire Imana, watangira ubibwira kugira ngo abanze bakumenye mbere yuko tukomeza tuganira. Yego. Imana ibahe umugisha kubakomeje kubana natwe mu masengesho. Nitwa Ndagijimana Theoneste, ariko nzwi ku izina rya Dawidi. Narabivuze, hari ishyamba ry'ibyumba naribayemo igihe kingana n'amezi 8. Nari mvuye ahangaha Samuduha, naho nahabaye igihe kingana n'umwaka. Aha nahabaye nafite aho kuba, noneho nyizi Kigali bandangira umusozi wahangaha niho nabaye. Maba Imana imbwira ngo izangirira neza, hamavuye njya kuba ibyumba, maba amezi 8 uba mu Kigunda, mba mu ishyamba mu butayu nafite aho kuba. Ariko kandi nagiragezwaga n'Imana. Ishuri nari ndimo ry'umuhamagaro mpagazemo uyu munsi uca mu bikomeye kugira ngo ube icyo Imana ishaka kuba cyo. Hanyuma nitwa Ndagijimana Theoneste, ariko ndi muri iryo shyamba. Navuye muri iryo shyamba, Imana imbwiye ngo nzakwamamaza, uzakumenya wese azakumenya ku izina rya Dawidi. Hanyuma rero abantu benshi banzi ku izina rya Dawidi, nuko naryo ni iryanjye. Abantu benshi turaziranye, nuko nitwa. Ndi umukozi w'Imana. Imana impagurukije kugira ngo abantu benshi babashe guhembuka ndetse no kugira gute no kumenya Imana mu buryo bukomeye. Nishimiye kubana rero namwe. Imana ibahe umugisha. Ya Imana ibahe umugisha. Rero tuje dusanga uri gusenga, ariko hari n'ikindi tubonye uri usengera invitation. Imana igiye gukorera ubukwe. Maze iminsi nsenga, hanyuma by'umwihariko maze iminsi nsengera ubukwe mfite ejo bundi. Maze igihe ntegura ubukwe. Buraba kuri zingahe rero? Mfite ubukwe ejo bundi ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu. Urumva ko habura icyumweru. Mfite ubukwe kuri 3 mu kwezi kwa gatandatu. Urabizi ko ubukwe bugwanywa. Hari abantu benshi banze ejo hazaza, hari abantu benshi bagiye bamvuma ibintu byinshi. Hari no wambwiye ngo ubukwe bwanjye ngo ndiruhiriza ubusa ngo buzavamo super deep gusa. Nimba ari ubukwe bwa super deep sinzabutaha, kubera ko mu gihe cya kera cy'ubuhamya bwanjye hari igihe nigeze kubamo ibyo kurya byanjye ari super deep. Noneho nkajya nirirwa n'agacupa, abantu bakagira ngo ni fanta kandi ari super deep. Noneho hari abantu bagiye bambwira ngo nimba ari ubukwe bwa super deep sinzabutaha. Hanyuma rero imitongero y'abantu cyangwa se imivumo y'abantu urebye nabi iragufata, ariko mu masengesho niho Imana ikorera imivumo. Rero niyo Imana iraguhafata. Imana ifite amaboko menshi, Imana ifite abantu bumva, ifite uburyo bwinshi bwo guca inzira. Hari abantu Imana ifite yashigaje kugira ngo bakubere amaboko. Hanyuma rero nari ndimo ndasengera invitation, mpimana invitation yitumira ngo izaze mu bukwe bwanjye kugira ngo izabubemo. Ahantu Imana iri ntago byanga, ahantu Imana iri ntago binanirana. Hanyuma kandi nari mboneyeho no gutumira abakunzi banjye bo ku irembo ryera kugira ngo bazabe mu bukwe bwanjye. Abari mu Rwanda ndabatumiye bazabe mu bukwe bwanjye. Buzaba ku itariki 3 kwezi kwa gatandatu. Gusezerana imbere y'Imana
ni i Remera kuri ADPR. Noneho sare aho tuziyakirira ni Kibagabaga kuri Nyampinga Park. Noneho Imana ikorera mu bantu. Iyo umuntu atumiye abantu aba bakeneyeho imbaraga z'amasengesho n'imbaraga z'umwanya ndetse n'imbaraga z'amafaranga. Abari mu Rwanda banwerere, abari mu bihugu bitandukanye tuziranye n'abo tutaziranye banwerere mu izina rya Yesu Kristo kuri 07 82 76 8 33 07 82 76 8 33. Ubu bukwe nta muntu utabushyigikira kubera ko ubukwe bw'umuhanuzi erega hari abantu babonye Imana. Nubona hari abantu babonye Imana bazi gukorera Imana. Ubu hari abantu Imana ishobora gukora ku mutima ikavuga ati uriya muhanuzi reka abone ko Imana akorera ari Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo cyane. Mu byifuzo wari ufite rero byo kusengera nuzangira ngo nomero wazibahaye yazibasobanuriye ni 0788 8 66. Oya 0788 76 yego 8 33. Amazina ari kuri iyo nimero ni Ndagijimana Theoneste. Bantu rwose bundi umuntu ntabwo afasha uwazi, ahubwo umunyarwanda yaravuze ngo gira neza wigendere, kubera ko ineza y'umuntu iramukurikirana. Hanyuma abari hanze barakanda akanyenyeri 100 bafite ukuntu babikora. Bo bafite ukuntu babikora, barabizi cyane, bafite inzira nyinshi. Kandi washatse se gukorera Imana ntago yabura irembo ryo gukoreramo. Uretse ko no mu kiganiro no hasi aho turaza kuba hariho nimero ye muri iki kiganiro kugira ngo mu by'ukuri ubukwe tubutahe mu buryo umuntu ari buze kuba ashoboye. Turwanye uyu mwuka wa nta supadipe y'Ikigali. Urumva nyine abantu ni hatari, nta supadipe y'Ikigali. Uziko abantu ari umuntu wagiye kundoga maze iminsi ndimo ndasenga, Imana yamaye ibintu byinshi nsengera. Iyo umuntu yinjiye mu kirere bitewe n'ikirere arimo agihererwamo ibyo agomba gusengera. Hari umuntu wagiye kundoga ngo ubukwe bwanjye ntibuzabe, arangije ajya kundogera Tanzania. Agiye kundogera Tanzania, ahangaha Imana yahamereye ubukwe. Ahangaha Imana yahambwiriye ubukwe, yarambwa nza ukora ubukwe bwiza. Rero maze iminsi ndi gusenga, duherukana narabyibushye cyane, none urabona wananutse cyangwa n'ubwoba. Ariko hari ibintu bidakurwaho nyine n'ibiryo, hari ibintu bisaba kabisa. Yesu yaravuze ngo hari abadayimoni bakurwaho no kwigiriza ubusa no gusenga. Rero hari igihe ushyiramo gusenga no kwigiriza ubusa kugira ngo Imana igire ibintu bikomeye kubura. Umudamu witeguye kuzamuzana no mugashima Imana? Umudamu se aho Imana bikubwiriye? Yego, ku mudamu wanjye nawe arasenga. Imana yamaye umukobwa mwiza kandi wubaha Imana kandi w'umukirisitu. Urabizi mu minsi yashize nigeze kwerekanwa, warabibonye. Rero wabonye ko niwe wakoze agashya, niwe muntu werekanwa atera haleluya kuva naba. Ninjye wakoze agashya kabisa, ninjye werekanywe ko hariya kabisa ntera haleluya. Ariko kandi nibutse buriya nibutse imbaraga Imana yari ikoresheje, kuko ubukwe bwanjye bwa kubutegura kwabwo byaragwanyijwe. Ariko Imana mpagaritse hariya, naravuze ngo nimahagarara gusa ndatera haleluya inshuro 3 z'umuriro, imidayimoni ipfe, demoni bamenye ko nasenze. Kuhagarara gusa byari bisobanuye ko ubukwe bubaye. Ubwo sobuka basobuka barabaye ko bavuga atese uyu vuru dushigiye n'ubusazi cyane. Urumva cyabarabizi ko umuhanuzi, barabizi ko ndi umuhanuzi, kandi barabizi ko ndi umunyamasengesho. Kandi rega umukobwa sogo yakubwiye guki bwiherereye? Umukobwa se wateye haleluya avuga zo purere. Reka umukobwa wanjye buriya abari aho yicecekeye yiturije, ariko ndabizi ko nawe ni umuntu wubaha Imana. Njyewe nawe ibyacu byubatse kuri fondasiyo yo gusenga. Hanyuma ntabwo yanseka kubera ko nasenze, kandi nawe sinamuseka kubera ko yasenze. Arabizi ko ibyacu ni mu gusenga, kandi abantu bose bubatse kuri Kristo Yesu, ibyabo nyine biba biri mu gusenga. Kuko hari wa mudamu wa Dawidi we yaramubwiye ati ariko si umuntu w'umugabo
uri mu byiniro imbere y'abagaragu kwibeyura nk'ibi bintu uri gukora ni ibiki? We ntiyakubwira ati se izo haleluya zawe waziretse ukazazitera mu cyumba cy'amasengesho? gusa yarasetse ariko gusa icyo mukundira nawe ni umunyamasengesho, ariko naho uko byaba bimeze kose ngewe navuganye n'Imana, kandi mu buhamya bwanjye aha nahabaye igihe kingana n'umwaka. Wambaza ngo natungwaga n'iki? Umuntu iyo yansangaga hano akabona uko meze, yarazaga kanzanira ibiryo, akavuga ngo Imana irambwiye ngo nkugemurire, kanzanira ibijumba, kanzanira ibiki byose, cyangwa kama nk'ibiceri 200 ngo ninjye kunywa icyayi. Hanyuma ubwo buzima mbubamo, Imana ivugana nanjye kwizangirira neza. Hano imbere gato y'inyuma yawe imvura yarahanyagiriye, noneho imvura yanyagira nagendanaga envelope yuzuye imyenda, noneho Imana ikambwira ngo izangirira neza, nkayibwira ngo kugira ngo nemere kuzangirira neza mama higo yo kurara mu nzu umunsi umwe ntaraye ku gitanda na matera, nugama imvura ndamenya ko uzangirira neza. Najya kubona nkabona mu ijuru havuyeyo matera nziza n'igitanda, marayika akaza agasasa akambwira ngo nindyame, nkaryama ngasinzira, bwacya mu gitondo ngasanga ndyamye mu byondo. Imana ikambwira ngo Dawidi nzakugirira neza, abantu benshi bazakumenya, nzaguha kuba mu nzu yawe, nzaguha. Hanyuma uyu munsi wa none ubuzima mbayemo butandukanye n'ubwo nabagamo mba mu ishyamba, ubu ndara mu nzu, ubu uko bisa kose uyu munsi harutejo. Iby'Imana yakoze bitugaragariza ejo hazaza uko hameze. Hanyuma iyandokoye urupfu rukomeye na n'uyu munsi iracyahari. Mbikanyarira yambwiye ijambo rikomeye, irambwira ngo ntabwo igisubizo kijya kibanza igisubizo, ahubwo ikibazo kibanza igisubizo, kugira ngo wakubonye mu kibazo nakubona mu gisubizo azavuge ngo burya yari Imana. Nari nshatse kubwira abantu bari mu bibazo bikomeye nk'ibyo navuyemo cyangwa nabayemo, birashoboka ko ari inzira Imana iciye yo kugira ngo ibinjize mu bisubizo byabo. Yego, birashoboka cyane, kandi Imana ikora uburyo bwinshi. Wabitekereje wenda wanabitubwiye uburyo watekereje kuza, ni nko kuvuga ati reka nze ntumire Imana izabonekemo, niyo yabumbwiye ariko izaze, kandi ntizaze yonyine. Yego, urumva nabonye imijugujugu y'abantu n'amagambo y'abantu n'ibindi n'intambara zazanywe na Satani zibaye nyinshi, mitamo gusenga. Mbwira Imana ni rero niweho wavuze ubukwe, aho wabumbwiriye hose ngomba kuhajya nsenga, noneho ukazaza mu bukwe bwanjye. Nabwiye Imana ngo sinshaka kuza wenyine, nshaka kuzana n'umwana wawe, ukazana n'abamarayika bose bari mu ijuru, barangiza bakaba mu bukwe bwanjye, kugira ngo imirimo y'Imana igaragarire ku buzima bwanjye. Imana yarambwiye ngo nzagukorera ubukwe uri umwana, kugira ngo abantu bazabubona bazamenye ko ntabaranafite ikintu na kimwe nshingiyeho. Ubwo uri umwana, hari umwana urongora se? Hari umwana urongora mu buryo urumva ndakubwira abantu ngo nakuze imburagihe. Uzi ko ubuzima nabaye mu buzima bunduta, hanyuma Imana yanyigishije ibintu byinshi. Nta mwana urongora, ariko urumva mu myaka mfite, uzi ko mu myaka mfite imyaka itari myinshi. Hanyuma Imana yarambwiye ngo nzagukorera ubukwe abantu bavuga ko uri umwana,